muraho neza ikaze nanone bakunzi ba Dulce Makeup mbaye ikaze kuri channel yanjye nanone mbasaba gukora subscribe ku batarayikora nongera gushima abayikoze umunsi wa none ikintu tugiye kurebera hamwe ikintu ngiye kubigisha ikintu bazaniye nuko ngiye gusiga umuntu wirabura ubusize twasize inzo tugiye gusiga wirabura urimo agashukuru ukuntu niko nabivuga ikadupangira nkuko mubizi neza mwese nkuko nababwiye duhera kuri tiro pencil concealer na blush ibyo tugiye gukoresha rero nkuko nabibabwiye duhera hano tujya inyuma wegera inyuma ugaruka imbere iyi ni forme mba nkora forme ya tiro twashakaga reka tugiye kuyicunga dukoresheje concealer nkuko nababwiye nta gutsinda reka twihute nkuko nakomeje mbibabwira ku bantu bakomeje kumbaza uko basiga tiro uza hano ugafata ya concealer bitewe n'ingano ya tiro ushaka bitewe nuko ushaka ko tiro yawe ingana ugomba gukoresha concealer isa nk'umubiri wawe iyo ushaka kuyigabanya wegeza concealer hepfo bitewe n'uko ubishaka ugakomeza ugasiba na blush iyo urangije gusiga tiro nkuko ubyifuza wegera hano imbere ugasa nk'usiba ukoresheje blush ugasa nk'usiba unyuzamo akaroso kawe ugasa nk'usiba just like this iyi niyo tiro bifuzaga gukora kuri uyu munsi iyo urangije gusiga tiro gusiga ibitsike byawe tugiye gukora ijisho dukoresheje eyeshadow uyu munsi ndumva ndi bukoreshe iyi shokora vanga neza ugasiga eyeshadow zawe neza hose
iyo urangije gukora mascara arizo eyeshadow uhita ukoresha eyeliner niyo tugiye kureba hano witonze nkuko muzibona izi nizo eyeliner twashakaga gusiga uyu munsi. Iyo turangije gukora ijisho ryacu tugiye gusiga primer niyo ibanza ku ruhu kugira ngo uruhu rwawe rutangirika n'ikamaro kayo. Iyo urangije gusiga primer uhita ukurikizaho foundation ngiye kumusiga ni Kiss Beauty nimero 3. Siga foundation wakoresheje sponge ukibuka ko iyi sponge ubanza kuyisukoza mu mazi ukavanga neza foundation uvanga neza gutya ndi kugira ntabwo kuba gutya kuko iyo ukubye gutya iva aho yari iri ikigendera uvanga gutya ndi kubigenza. Mubibona urabona ko foundation yameze neza nkuko nabyifuzaga. Iyo urangije kunoza iyi foundation tugiye gukora contour. Iyi contour akamaro kayo ituma isura imera neza idapinagara ariko navuga muri bake. Iyo ufite sponge imwe uhindura uruhande ugakoresheje foundation akaba ari gukoresha uvanga ibintu. Aba ni ku ruhande rw'abifuza gukora umwuga wa makeup bashaka kuba abartiste mu Rwanda. Iyo urangije gukora amakontuwa aho wagiye nyuza kontuwa kugira ngo mwese
powder cyangwa se fondant. Iyo urangije ama contour uhita ujya kuri powder. Iyi ni highlight ukayivanga neza, warangiza gushyira ku izuru ukajya no ku mpande. Ukayivanga neza. Tugiye gukora umunwa wacu, reka dukore lipstick sekamo. Uracura uyu munwa neza. Action. Iyo urangije makeup yose, ikintu ukurikizaho ni makeup fix.